kandi tariki yo guhembwa yize azundi umwakira cy'amafaranga ubu yakeneye wowe wakenera amafaranga ukavuga ati ngomba guhamagara umutipe ese nawe ayakeneye agomba kuguhamagara cyane njye nayamuha yanyatse ariko ukuntu ujya wivuga ukuntu mu biganiro tugirana banumva nyine ari we mugore ubundi nkwiye gushaka si ukwivuga neza reka nkubwire njye umutipe dukundana anyatse amafaranga nyafite namuhereza ntabwo kandi nawe bakubwiye ko atayafite nawe yafite yayaguha nawe afite yayama hari igihe umuntu aba afite amafaranga ariko adafite yo guha umuntu njye nayamuhereza ariko niba udafite yo guha umuntu wareba muyo ufite si ubwo yambwira ko afite ikibazo amafaranga yamwima uyu nyine wowe urareba ukavuga uti se amafaranga ko wenda nashaka kuyakuramo ibi ngibi umukobwa akaba yansabye nyamuhe cyangwa nyamwima ukareba ukabona niba bikwiriye ukamubwira ati rero impamvu izi n'izi ukaba ntuyamuhe none wowe ati uyafite wareba niba koko ngo uyafite yayakwaka uyafite ngo ukayamuha ngo uyafite ukayamuha ariko nawe ayaguha ukayafite noneho hari igihe uraba atanayafite hari igihe aba yafite akayakuyemo nizo nama twakoze mu minsi yashize ni mu biganiro bikorwa kuri Radio and TV 1 bikorwa na KNC mu kiganiro bitari rarashe agikorana n'umugabo witwa Angeli Beri Mutabaruka yigeze kuganira ari kuganira cyane cyane bitewe na wa mugore ugeze gukubita umugabo aravuga ati dore impamvu abagabo bakwiye kureka gushaka cyangwa se abasore ko abagabo n'undi baba barashatse abasore impamvu bakwiye kureka kwitondera gushaka wenda kureka kwitondera kujya mu rushako n'izi mpamvu ziri abantu bari mu rushako bari gukubitwa cyane abakobwa bo muri iyi minsi nibo bazavamo abo bagore kuko umusore akwiye kubitondera ntahitemo kuba yabagira umugore cyangwa nyine ibyo ngibyo wenda byageze ariko n'ubundi nanone aho ngaho ikintu yavuze nicyo n'ubundi gushaka umugabo cyangwa gushaka umugore ugomba kubyitondera kuko ni umuntu mugiye kubana ubuzima bwawe bwose ugomba kwitondera umuntu ugiye gushakana nawe we shingira no ku mico y'abakobwa ubwira abahungu kuko umusore akwiye kubitondera cyangwa ni iterabwoba kuko ujya kumva bavuga bati ngo urugo si ikintu cyo gukinisha ariko impamvu bavuga ko atari ikintu cyo gukinisha ni uko baba bazi yuko umuntu muzajyana mugahurirayo ari isasu iyo bavuze isasu urabyumva umuntu w'isasu nyine urabyumva none se ni uko koko mukwiye kwitonderwa cyangwa harimo n'ababivuga wenda bafatiye ku ngero z'abantu wenda bahuye nabo bagahita bafashira muri rusange abantu bose ntabwo bateye kimwe wenda nk'urugero kuri uriya mugore niba yarafashe umugabo we akamukubita mu ruhame hari umuntu utabikora yewe hari n'umuntu udashobora no kumutuka rero ntabwo abantu bose ari bamwe ariko nanone ntabwo washaka umuntu utabanje kumenya uwo ari we ubwo iyo uvuze ngo uwo ari we n'iki kintu umuntu akwiye kumenya ni ukumenya imyitwarire yiwe gusa hari ikindi kintu reka mbanze nkumvishe wenda kano ka video cyangwa se rino jwi n'abantu ubwo bari buze kutwumva barabyumva ndagiye kugira ngo tubigendane na bimwe mu butumwa abantu bagenda batanga cyane cyane nk'aba influencer mu butumwa bagenda batanga kugira ngo tubihuze umva kandi nituvuga ibi by'ubusambanyi ntimugire ngo biri ku bagabo gusa gukora iki ushobora kwibaza ngo ni iki cyongera ubusambanyi mu bantu kandi nituvuga ibi by'ubusambanyi ntimugire ngo biri ku bagabo gusa gukora imibonano mpuzabitsina ni ikintu udashobora kurenza umunsi utahuye nacyo katwemere ko bisanzwe ariko nibikorwe mu buryo nabwo budaciriritse urumva rero ibyo bishingiye kuri bwa bupfura nakubwiye bwatakaye kuko umuntu ari imfura yagira irari akararikira umugore umwe cyangwa babiri ubu rero abagabo bo muri iyi minsi ntibakigira inshoreke bagira indaya ariko nanone byaragiye bigera ku rwego kuri iki gihe ubaza umwana w'umukobwa ngo ese uri isugi ngo reka ngo iwacu baba baruga abagore turacyari umutima w'urugo cyangwa turi ururimi rwo ku gasozi abagabo turacyari umutwe ku buryo aho hantu bumvisha ibintu yavuzeho iyo bakubajije ngo ese ngo uri isugi ubasubiza ngo iki njye ntabwo nasubiza uzi impamvu umutipe umubwira ko uri isugi kakubwira ati uri isugi gute umukobwa nkawe uri kumva nyine aba yumva uri kumufera
nanone iyo umubwiye ko utari isugi avuga ko wataye umuco urumva ndamwihorera nkamubwira wowe uzanshake uzabimenya cyane none uri isugi kandi navuze ko nayo nyisubiza sinyisubiza rwose ngo basubiza ngiki njye ndamubwira uzanshake none nkushatse nabimenya yego nanjye nzagushake nongera umugore uzabimenya okay nuko nyine utazamuye shere wanjye uzamubaza uzabikubwira nitubana abaza naje kubaza shere ngo umugore wawe wasanze ari isugi uzamubaza abangiye kujya mu mabanga y'urugo ni ukuvuga ngo ikindi ngo abakobwa ni iki kintu kuri wowe urumva nk'umuntu aba ari umuntu mukuru ufite urugo icyo ni icya mbere kandi noneho unitegereza ubona ari iki kintu gituma bivugwa ko abakobwa aribo bantu bafite ikintu cyitwa ubusambanyi cyane kurusha abagabo n'abahungu ntabwo babarusha none se reka nkubaze impamvu batabarusha abo bakobwa babikora bonyine muradushuka turabashuka none se turabashuka nta cyambere ntabwo tubarusha ubwenge ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo abakobwa ngo nibo bari ku kigero cyo hejuru kuko ntabwo babyikorana babikorana n'abatipe cyangwa n'abagabo cyane noneho rero ubwo kubera iki nyine ubona muri iyi minsi rero byabaye cyane abantu bikaba bibateye ubwoba ku rwego rw'uko nyine umuntu asigaye akubaza ngo nk'uko aba babivuze ati ese uri isugi ugavuga ati sinaba ndi isugi iwacu bararoga uzi impamvu babona ko abakobwa aribo benshi nk'uhe nk'urugero ushobora kuba uri umusore ugatereta umukobwa umwe ukamusaba ko muryamana akabyemera uyu munsi yabyemeje ugafata undi ubu nawe utereta se ushobora kuba utari kumutereta mu buryo bwo kuvuga ati wenda ni girlfriend cyangwa ni iki wowe gutereta umuntu hari ikintu uba umushakaho umushakaho sex yabyemera ejo wasaba undi akabyemera nko mu cyumweru ugasanga abantu barindwi uri kumva baraguhaye wowe uzahita wumva yuko abakobwa nyine aribo bari hejuru ku busambanyi kubera ubu wari umuntu umwe ukoranye n'abantu 4 mu cyumweru yego cyabarindwi aho ngaho nawe waba uri gapfizi abatipe barabikora sisa ntabwo ujya wumva bavuga ati hari umutipe usora umukobwa umwe mukanya akinjira undi aba ntabwo mbazi njyewe ndabumva umukobwa asohota undi akaba ari inyuma cyane hari umuntu byibuze muziranye umwe muri abo bantu njyewe abantu ntabwo twamenyana urabyumva gusa ndabyumva ko abantu njye ntabwo namenyana nabo ibyo ngibyo rero ubwo ntabwo twabifata nk'ari ukuri kuko abantu barabizi hari inkuru z'abamotari sibyo kuko ashobora kukubwira icyo kintu ariko gusa koko katubishyire muri analize nyine umukobwa umwe ashobora gusohoka hakinjira undi nyine ibyo bintu bumva bishoboka cyane ariko hari n'ikindi kintu numvishe ubwo wenda nawe urakimbwira iyo umukobwa abizi ko umuhungu afite umukobwa bari kumwe n'uwo mukobwa akagera subizi wenda mu ngero babivuga like nk'ukuntu ushobora kuba ufite nk'umuhungu utwe kuvuga mudakundana mugahurira nko muri party ngende umuhungu tugahurira nko muri party wowe na mugenzi wawe n'undi mukobwa mugenzi wawe nk'abatahana nk'abararana ibyo bintu urabizi ko nabyo bibaho mu bakobwa nk'ibyo bintu cyane cyane nk'abantu bibaho ubu nabyo biterwa n'iki biterwa n'uko abakobwa nta bakunzi bafite bakajya kwikemurira ibyo bibazo biterwa n'uko ari ingeso cyangwa kamere cyangwa karande zibarimo nyine biba biterwa cyangwa n'igihe n'isi tugezemo ya generation nyine abantu bakwiye gushyuha no gucamuka cyane ubwo ni ubusirimu nabyo wenda abantu bakaba batabizi hari abakobwa babigira nyine nk'ingeso baba ari ingeso baba bifite ubwabo mugahura ukamucyura kandi akaguha wenda ari umwe nta kibazo nanjye nkucyuye uri umwe nta kibazo aho bigera umwe babiri batatu umusore umwe akabatahana nyine biba biterwa ari inshuti ebyiri ziri kumwe ukazicyura uri umwe yego ngo ni ubusirimu ni ubusirimu njyana ngo ni ubusirimu ni ubusirimu rwose ariko bajya banavuga ko abakobwa ngo nta kintu mutinya kubera ko ntacyo mutinya n'ibyo bintu umuntu arabitinyuka nyine akumva ko agiye kubikora abyita ubusirimu ubwo nta kintu batinya ubwo nta kintu dutinya nako nenda umukobwa
Reka nawe uri umukobwa nyine niba turi kugenda tuganira kuko urumva hari utuntu tw'ingeso abantu bumva ku ruhande nyine ukibaza nk'ikibitera ukavuga ati wenda ni uko wenda ntari umukobwa ese bumva ntacyo bitwaye. Wenda turimo tugana no ku musozo ko ntabwo turi butinde cyane. Urugero nk'uko nguko nyine nk'uwo mutipe uziranye nk'umutipe cyangwa se muziranye n'umuhungu ugasanga nyine wenda we afite nk'iyo myitwarire nk'iyi nama wamugira cyangwa se nk'icyo kintu wamubwira uziranye n'umuhungu ucyura abakobwa bajya nyine nk'abo batatu kuko erega gucyura umukobwa umwe wenda ni ikosa ariko nanone wenda risanzwe ariko akaba none nibiba birenze urugero rwo kuvuga ngo n'umutipe umwe cyangwa se mbihuze n'urundi rugero nanone ugasanga nk'umukobwa umwe agiye gusura umutipe asanze ari abatipe batatu bose kandi bari buze kuryamana. Ibyo nabyo urabizi ko bibaho ukuntu babyita mu cyongereza urabizi? Ntabyo nzi. Banuze kubeshya Ntabyo nzi rwose. na nubwo ujya ubyumva. Okay, niba utabizi ubwo ababizi batwandikire muri comment batubwire ese ni ubusirimu ese ni ugusigwa n'igihe ko tuba tuganira ku ngingo nyinshi zitandukanye. Twahereye ku y'ubushobozi kuko umuntu akwiye guhitamo, tugeze kuko umuntu akwiye gukora ku myitwarire iranga abo bantu runaka bagejeje icyo gihe n'ikindi. Noneho hari ikintu n'icyo nacyo nyirugumba ntigwaye nk'umunyamakuru ubwo noneho utaha uzagikoraho ubushakashatsi nidukora ikindi kiganiro uzaba waramenyeye mu bakobwa bagenzi bawe nyine ukababaza nabo bakatubwira bakaduha nyine ideas bakatubwira se koko ni ubusirimu cyangwa ni ukutamenya ubusirimu. Wenda wowe ushobora kuba utabizi kuko wenda aribwo bwa mbere ubyumvishe ariko ubu wabyumvishe rimwe kabiri gatatu wenda nawe yibaza impamvu. Hari n'uwo ushobora kubyumva akavuga ati wenda abandi baransize bakakora iki bagatuma nawe wenda bitangira kuko wenda yumva ko ari ubwo bigezweho nawe akabikora kuko bigezweho. Icyanyuma tuva kuri iyo ngingo, hari ukuntu rero ushobora gukundana n'umuhungu ugasanga anywa itabi kandi wowe utarinywa. Iyo ukundanye n'umuhungu ugasanga ararinywa kandi wowe utarinywa bikarangira gusaba ko nawe ugomba kugira inywa cyangwa se nk'iyo mwararanye bikagusaba ko nawe nyine kurarana n'umuntu anywa inzoga cyangwa anywa itabi utarinywa, hari igihe bikubangamira. Banavugwa ko kenshi ingeso nyinshi abatipe bakora bazigisha abakobwa bakundana. Uhuye n'umuntu ufite ingeso udakora kandi wenda wamukunze wamureka cyangwa wagumana nawe kubw'ingeso ze zamunaniye ukamwihanganira. hari ingeso utakihanganira pe. Gusa ariko ku kintu kijyanye n'itabi ingeri irambangamira. Ndanaryanga. Wanga itabi kuko rirambangamira. Ukundanye n'umusore urinywa yazajya agenda akarinywera ku ruhande akaza nta kibazo ni ukuri. Umusore nyine unywa itabi mugakundana yajya agenda ku ruhande akarinywa ku itabi si rimwe ritajya ripfa kugushiraho. Hari abasirimu barinywa rwose nunamenye ko barinyweye. Hari umuntu unywa itabi pe mukaba mwana akicara ntumenye ko arinyweye. Ubwo se bakoresheje iki kugira ngo rimushireho? Abatipe basirimu baba bafite utuntu twinshi bakoresha. Ngenzi umutipe unywa itabi ariko njye ntarabibona. Uretse ko namubonye gusa arinywa rimwe ako se nimbizi ko arinywa. Hari abantu baba bazi uburyo ki babikavaringa. Ese iyo tugeze ku kigero cy'abakobwa n'abahungu ubundi ubona abafite imico mibi abantu bakwiye kwitondera cyangwa se abigisha abandi imico mibi katubijyane gutyo ubona ari bande kurusha abandi? Like nk'umukobwa ni shene y'abakobwa n'umutipe ni shene y'abatipe nyine ubona ari nk'abande batuma abandi bamenya generasiyo cyane cyangwa se bamenya ubusirimu bwinshi cyane tubyita ubwo busirimu. Abakobwa bigisha abahungu. Abakobwa nibo bigisha abahungu. Yego. Tubikoresheje mu mvugo yo kuvuga uburara noneho uburara. Kuko aha ni reka abakobwa nibo bigisha abahungu uburara. Ni ibintu byose. Kuko umukobwa iyo yeretse nk'umuhungu ikintu cyangwa akamwereka ashobora kumwereka ubwiza bwacyo. Kandi umuhungu kugira ngo ahakanire umukobwa birabigoye. Ariko umukobwa we yakontorora umuhungu. Yamubwira n'ikintu wanashaka kumubwira ati mu itabi. Akamubwira ati itabi ni ribi akamuhereza ibintu byose by'ububi bw'iryo tabi. Ariko umukobwa ashobora kubikubwira akaba yankwaho akakuhereza. Kuzarebe harimo n'abatipe benshi
Snapchat ikiza hari abantu wajya kubona akase nk'ura bari mu biki ariko ushaka gufata telefoni nka gutya ukifata video ukamushyira mu tipa kazi